amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzahura n'amajwi menshi, uzahura n'imiraba, uzahura n'ibikunyeganyeza, ariko Uwiteka ari hejuru y'ibyo byose uzahura nabyo. Icyo usabwa ni ukwizera Imana ukayiringira. Izakurwanirira mu bintu byose uzahura nabyo muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ndabakiriye mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Yewe mugiye kubana, nitwa Himbaza Claude. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cya Zaburi. Turasoma ibice 93, turahera ku murongo wa mbere. Reka dusome. Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Uwiteka arambaye, yikenyeje imbaraga, kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomeye uhereye kera, wowe uhoraho wahereye kera kose. Uwiteka inzu ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo, inzuzi ziteye hejuru guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya wa 2026. Uyu munsi ni kuri Noheli. Ndashimira buri wese twabanye muri uyu mwaka wa 2025. Imana ibaha umugisha. Ni ukuri mbikuye ku mutima, nejejwe nuko twabanye neza. Ndabashimira Imana ko mwambereye inshuti nziza, mwambereye abavandimwe beza. Imana ibaha umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana ryiza. Imana yaduteguriye ijambo ryiza, turisanze muri Zaburi ya 93. Haratubwiye ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Muri uyu mwaka wa 2025 hari ibyo nahuye nabyo byari bikomeye, ndetse hari ibyashatse kuntembana, ariko Imana yarandinze, Imana yarampishe. Nawe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, hari ibyo wahuye nabyo ndetse byari bikomeye, kandi ibyo byagombaga gutembana ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe, ariko Uwiteka yakurinze muri uyu mwaka wa 2025. Ntago ari we yarinze wenyine, yarinze n'umuryango wawe, famiye yawe. Imana yarayirinze. Imana yabaye mu ruhande rwanyu. Hari ijambo rivuga ngo iyo usanga Uwiteka, ntago ari we wabaye mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga ngo baba baratumize bunguri. Muri iyi Noheli turashima Imana ko yabaye mu ruhande rwacu, tukaba tugeze kuri iyi Noheli turi bazima. Suko ibyari kutwica bitari bihari, suko ibyari kuduhitana bitari bihari, ahubwo Imana yabaye mu ruhande rwacu. Wowe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Ikinzanye kuri uyu munsi, nzanywe no kukubwira ngo Imana yabaye mu ruhande rwawe. Ubwo amajwi y'amazi menshi yahaguruka, ubwo umuraba ukomeye w'inyanja wivumbagatanya, Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. None nshuti, uyu mwaka wa 2026 witeguye gute kubana n'Imana? Uwiteguye gute kugendanamo n'Imana?
witeguye gute gukorana n'Imana? Witeguye ute kuvugana n'Imana? Reka mbabwire amakuru. Ubu hari abantu bicaye badafite amakuru y'uyu mwaka tugiye kwinjiramo wa 2026. Nabifata nkaho bari kujya iyo batazi. Yesu ashimwe cyane. Umuntu udafite amakuru y'umwaka wa 2026 ari kujya atazi. Abantu b'Imana ntabwo twebwe tugiye tutazi, ahubwo tugiye tuzi, kuko Imana iba yahatumenyesheje. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwaka wa 2026 niba nta makuru yawo ugufitiye, uri kujya utazi. Garuka rero utayoba, banza ubaze Imana, uyibaze ngo 2026 ni umwaka umeze ute? 2026 nzawubamo amahoro? 2026 nta byago nzageriramo? Ujye mu mwaka ufitiye amakuru. Yesu ashimwe cyane. Haracyari iminsi yo kubana n'Imana, haracyari iminsi yo kuvugana n'Imana. Uyu munsi turi ku itariki 25. Haracyari icyumweru cyose cyo kuvugana n'Imana, cyo kubana n'Imana, cyo kuyoboza Imana inzira, cyo kubaza Imana amakuru. Ari byiza kujya utazi. Oya, gerageza ube mu bihe byo gusenga, ube mu mwanya wo gusenga, winjire mu mwaka uzi. Iyo ugiye aho utazi urayoba, ariko iyo wemeye Imana ikaguha amakuru y'umwaka ugiye kwinjiramo, ibyo wahura nabyo byose muri uwo mwaka urabitsinda, urabinesha, kuko uba winjiye mu mwaka ufitiye amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Hari umukecuru ubivuga kuri radiyo Rwanda, ng'icya mbere ni amakuru. Gutunze radiyo ukabaho utumva amakuru, ubundi iyo radiyo yabikumariye. Ibaze ufite Imana, ugendana n'Imana, ariko ukinjira muri 2026 nta makuru ufite. Uko kugendana n'Imana ntacyo kwaba kukumariye, kuko Imana ikintu cya mbere ikora, irabanza ikakumenyesha amakuru yaho ujya. Hari umuririmbyi ukunda kumfasha, aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umuriro uri kure ahatagera ibyaha, ngo kandi umucyo n'umwana w'intama, ngo umunsi umwe nzawinjiramo. Uyu mwaka wa 2025 wahuye n'amajwi menshi, ndetse wahuye n'imiraba myinshi. Ibyakugerageje byari byinshi cyane, ariko ndashimira Imana ko usoje amahoro. Hari igihe umwaka uza ukaba kasamutwe, ukavuga ngo uyu mwaka ni ngusoza amahoro nzashira. Ubu turi mu gihe cy'amashimwe, kuko uyu mwaka wabaye mubi, ntabwo wabaye mwiza, ariko Imana ishimwe ko tuwusoje amahoro. Uyu mwaka wa 2026 Imana ivuganye nawe. Imana iravuze ngo iri hejuru y'abakurwanya. Imana iravuze ngo iri hejuru y'uburwayi. Imana iravuze ngo iri hejuru y'urupfu. Imana iravuze ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Imana iri hejuru y'amajwi uzahura nayo muri 2026. Imana iri hejuru y'imiraba uzahura nayo muri 2026. Imana iri hejuru y'uburwayi buzagutera muri 2026. Imana iri hejuru y'inzara uzahura nayo muri 2026. Imana iri hejuru y'ubushomeri uzahura nabwo muri 2026. Imana iri hejuru y'abazakurwanya bose
muri 2026. Imana iri hejuru y'ibyo byose. Reka nkubwire, Imana iri hejuru y'ubukene uzahura nabwo. Imana iri hejuru y'abarozi bazakuroga. Imana iri hejuru y'ibitero byose uzahura nabyo. Uwiteka ari hejuru ya byose. Imana yaratsinze. Imana yaranesheje. Ntugire ubwoba. Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ikwambukije uyu mwaka wa 2025. Yiteguye no kubana nawe no muri uriya mwaka wa 2026. Imana yiteguye kubana nawe. Imana yiteguye kuba mu ruhande rwawe. Imana yiteguye kukurwanirira. Haleluya! Imana ntabwo izagusiga. Imana ntabwo izaguhana. Imana ntabwo izigera iguta. Imana itaragutaye muri covid. Muri 2022 ntigute, 2023 ntigute, 2024 ntigute, 2025 uyu mwaka ntigusige. Imana ntabwo izigera igusiga muri 2026. Oya, Imana iri mu ruhande rwawe. Wa mubyeyi we, icyo usabwa ni ukwishingikiriza ku Uwiteka. Wa mukobwa we, icyo usabwa ni ukwishingikiriza ku Uwiteka. Wa musore we, icyo uri gusabwa uyu munsi ni ukwishingikiriza ku Uwiteka. Wa mupapa we, icyo usabwa ni ukwishingikiriza ku Uwiteka. Hari umuririmbyi yaravuze ngo nzakomeza nubake kuri Yesu, ngo kuko ahandi hose nakubaka nubatse kuri Yesu naho ni ku musenyi. Aravuga ngo njyewe nzakomeza nubake kuri Kristo, ngo kuko ahandi hose nagerageza kubaka ni ku musenyi, ariko kubaka kuri Yesu nta gihombo. Wa mukobwa niwubaka kuri Yesu nta gihombo. Nubwo wagira imyaka 20, wagira imyaka 30, wagira imyaka 40, 50, wubatse kuri Kristo. N'aba 50 nabonye bakora mariage nziza kandi bakabyara abana beza bafite imyaka 50. Na Sara yabyaye afite 90 kandi yabyaye umwana mwiza w'umuhungu. Niwe wabaye sogokuru wacu. Uwo mwana yitwa Isaka. Wa mupapa we, urasabwa kubaka kuri Yesu. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo, ndashishikariza abantu bose bankurikira ngo mwubake kuri Yesu, kuko ahandi hose mwakubaka ni ku musenyi. Mwubake kuri Kristo, kuko ahandi hose mwagerageza kubaka hazaba ku musenyi, ndetse hazaba ku mazi, inzu izagwa mutari mwubaka. Murabyumva? Ndabagira inama ngo mube nk'umunyabwenge wagiye kubaka inzu ayubaka ku rutare. Aravuga ngo iyi nzu yanjye reka nyishyire ku rutare. Akimara kuyubaka yujuje, imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, ngo byose biza byiruka ngo byitura kuri iyo nzu yari amaze kubaka. Inzu irakomeza irahagarara. Haza kubaho umupfapfa ngo watekereje kubaka inzu, ngaravuga ngo ngiye kubaka inzu yanjye ku musenyi. Ngaragenda agura ibikoresho, arangije yubaka ku musenyi. Ngakimara kuzuza iyo nzu, ngo imvura yaraguye, imivu iratemba, ngo umuyaga urahuha ari mwinshi, ngo byose biraza byikubita kuri ya nzu yari amaze kubaka umusenyi. Ngo iyo nzu yaraguye, ngo kandi kugwa kw'iyo nzu ngo kwabaye kunini cyane. Wa mupapa we, ndakugira inama yo kubaka ku rutare ari rwo Kristo muri uyu mwaka wa 2026. Wa mubyeyi we, ndakugira inama yo kubaka kuri Kristo
muri uyu mwaka wa 2026. Wa mukobwa we, ndakugira inama yo kubaka kuri Kristo muri uyu mwaka wa 2026. Wa musore we, ndakugira inama yo kubaka kuri Kristo muri uyu mwaka wa 2026. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru ya byose abirusha imbaraga. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru ya byose muri uyu mwaka wa 2026. Imana ibirusha imbaraga. Reka dusengane Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, warakoze kubana natwe muri uyu mwaka wa 2025. Turagushimiye ko wemeye kubana natwe no mu mwaka wa 2026. Nubwo harimo amajwi y'amazi menshi, nubwo harimo umuraba ukomeye w'inyanja, ariko turagushimiye kuri hejuru yabyo kandi kuzabana natwe ukaturwanirira ukaba mu ruhande rwacu. Icyubahiro ni kibi cyawe ko wumvishe gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen. Wowe turi kumwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, ndagusaba ngo umfashe gusangiza bagenzi bawe iyi video uyu mwaka wa 2026 tutari twawinjiramo, kugira ngo tuwinjiremo dufite imbaraga z'uko Uwiteka azabana natwe kandi Imana izaguha umugisha. Gahunda y'ijambo ry'Imana ni ku munsi w'ejo. Ndagusaba ngo tugumane, Imana iguhe umugisha.